ukomeze kwihangana no gukomera turaza ndaje mbivuge Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kandi uretse n'ibyo ndi n'umwana w'Imana nzajya no mu ijuru. Pasiteri buri Imana yamukundaga cyane niyo mpamvu mucyuye. Mu rukerera rwo kuri 23 Kamena 2023 abanyarwanda babyukiye ku nkuru mbi y'urupfu rwa Pasiteri Theogene Niyonshuti wamenyekanye ku izina ry'inzahuke witabye Imana azize impanuka imodoka yavaga i Kampala muri Uganda. Mu gahinda kenshi tuganira na bamwe mu bakorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR barimo abayobozi mu nzego zitandukanye bagaragaje ko bashengwe n'urupfu rwe. Uyu ni umuvuga butumwa mu itorero rya ADEPR Kamuhoza riherereye ku Muhima. Pasiteri Theogene yashoje urugendo gusa icyo nakubwira cyo yagomba kwigisha kwa gatatu ahantu bita ku Kinamba abahakana babwira yuko abonye urugendo rumutunguye rugiye i Kampala. Hanyuma rero iryo vuga butumwa nenge wagenda rikora nuko Pasiteri Theogene yashoje urugendo. Mu kiganiro n'umuvugizi w'itorero rya ADEPR Pasiteri Ndayizeye Ezayi yemeje ko Pasiteri Theogene yapfuye azize impanuka mu gihugu cya Uganda. Yatwaye bwira mu masaha kumeza mu gitondo ko yazize impanuka kuva muri Uganda birababaje no kwihangana. Yakoze impanuka bagongwa n'iriya na za modoka za bisi gukora abashyitsi kuzanayo ntabwo yagiye mu rugo nk'uko abashyitsi kuzanayo. Bamwe mu bayoboke b'itorero rya ADEPR bavuga ko nubwo agahinda ari kose mu bantu bose ariko bidakuye ko bishimiye ibyo asize akoze cyane ko abasigiye ihurizo batazabasha kwica. Buriya ikibi no gupfa nabi ugapfa wanditse izina ribi ariko izina ryiza asize nuko yafashaga n'imfubye mu bwo kuntu Imana yamuramiye mu buzima bubi kamukura mu buzima bubi nubwo agiye ariko ubutumwa asize inahangaha ahubwo asize ibikorwa byasize n'umurage mwiza kuryo n'abandi bose bazabimuboneraho. Yigishaga akigisha agasana ingo ziri gusenyuka akazubaka mbese yakoreraga Imana mu buryo bwose. Ubuzima ari ubuzima ariko umubwiriza aranditse abavanga iby'isi byose ni ubusa. Pasiteri Niyonshuti Theogene yari umushumba mu itorero rya paruwasi ya ADEPR Kamuhoza riherereye ku Muhima akaba asize abana batatu barimo abahungu babiri n'umukobwa umwe yagiriwe amahirwe yo kuvukira mu muryango ukomeye ariko nyuma ya jenoside
yaje kuba mu buzima bukomeye bwatumye ayoboka inzira yo guca inshuro. Muri ubwo buzima kandi yari atunzwe no gukora mu kinamba, ndetse warangaraga muri hafi yisangaga yamutwaye utwe. Nyuma yo kurambirwa n'ubwo buzima bwo gushakira amahoro mu rumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge, mu mwaka wa 2003 yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza, ndetse yaragihagazemo yemye kugeza ubwo atabarutse. Nyuma y'uko ubuzima bwe bwose abushyize mu gakiza, yasubiye ku muhanda akorayo bamwe mu bo yahasize, abafasha guhindurwa amateka, abandi abafasha kwiga imyuga, abandi abazana mu rugo abafata nk'abana be. Pastor Theogene ivugabutumwa rya nyuma yarikoze tariki 17 z'ukwa gatandatu 2023 ni mu giterane yatumiwemo cyiswe In His Dwelling, bisobanuye mu buturo bwe. Gatabazimu ndabishe nubwo badapfa ariko barazezengeye. Abazimu ntago bapfa ariko hari ikimana ikora bakazezengeye. Imiryango n'abatushyiramo imiryango minini nko kuri banke. Igihe narwaniye na yindi nyikurura imwe yanahagamye ko baba barazubatse hejuru ya za toilette zuzuye. None ugasanga isiba deforme mu muryango ukajya ufunga uteruye. Rero narebye gushyiramo mene iyo miryango mitashyiramo iyo bakurura. Alani Nkotanyi Gashiramanga i Kigali. Yakoze imirimo myiza, akorera itorero neza, agirira neza abantu, abwiriza abantu gukora imirimo myiza, gufasha imfubyi, gufasha abana bo mu muhanda. Kuno yagendaga atoragura abana bo mu muhanda akabafasha. Ubwo rero nubwo apfuye asize igikorwa cyiza, nta mateka mabasize. Buriya ikibi no gupfa nabi ugapfa wanditse izina ribi, ariko izina ryiza asize nuko yafashaga n'imfubyi mu bwo kuntu Imana yamuramiye mu buzima bubi ikamukura mu buzima bubi. Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muri ubwo buzima bubi Imana yamukuyemo, mbese ikintu kiza yakoze yiyegereje b'abana bo mu muhanda, akunda imfubyi arazimenya, mbese asize imirimo myiza. Uyu munsi wa none ibyo ngibyo yakoze n'utarakiriye Kristo umwami n'umukiza yabikora. Umwihariko wa Theogene umurimo w'Imana nk'abantu basenganaga nawe mu itorero rya ADPR, muduhe kuri iyo shusho tutageraga tugirwa amahirwe yo kubona. Ishusho nziza yasize nuko yabwirizaga, nawe wabibumvaga ko yabwirizaga, kandi naho aho yagendaga nta mirimo mibi asize, nta n'ibikorwa bibasize, ahubwo asize ibikorwa byasize n'umurage mwiza ku buryo n'abandi bose bazabimuboneraho. Ubuzima ni ubuzima, ariko umubwiriza aranditse aravuga iby'isi byose ni ubusa. Ubuzima bwose mbayemo ndashimira Imana ihindura amateka, kandi uretse n'ibyo ndi n'umwana w'Imana, nzajya no mu ijuru. Ntago mbaza ngo mbese izina ryanjye mu gitabo, nzajya mu ijuru. Imana yarariye. Urabizi nari sibwira. Asize ibikorwa byiza by'ukuntu byonyine gufasha imfubyi akamenya n'abana mu muhanda, akajya batoragura nk'uko nawe yabese mu gukizwa ko yari imbobo, ariko Imana ikamukura hariya mu muhanda. Mbese ni byiza, n'imirimo myiza asize, nta kintu kibi, nta n'itorero rimubaraho ibintu bibi. Bijyanye n'isanamutima uyu munsi wa none, cyane cyane ubwo ngubwo ibyo ni imirimo yakoraga yindi, ariko ku bijyanye n'isanamutima ubu twinjira mu nyigisho wenda zo yajyaga atanga, byo bisa nkaho bisize ibikorwa. Yasanaga imitima y'abantu, mbese kubwira abantu ntibakajye kwiheba, ntibakajye mu burimo yo kwiheba, ahubwo noneho mu kwiheba biringira Imana, bizera Imana, akavuga ati yankishije kandi engera ikankiza, nari umunyabyaha ikampa agakiza. Mbese hari abantu benshi bajyaga babiboneraho umwanya bakabikirizwamo, ndetse n'aka kanya nubwo apfuye ariko abantu bavuga ati niyo mara yari umuntu w'Imana. Kiburya no gupfa usize amateka mabi, nicyo kintu kibi. Niho wapfa ugapfa neza ni byiza, ugasiga imirimo myiza, ugasiga abana ugasigagira abana ishusho nziza, nta kintu biba bitwaye pe. Ihurizo asize muri mwebwe n'irihe, murabona muzaribasha kugica? Ihurizo nyine nuko twari tukimukunze, agiye tukimukunze, agiye abantu bakimushaka, agiye abantu mbese bamukunze. Niryo ihurizo dusigiye, twari tukimukunze pe. Reka rero muri rusange twihanganisha abantu bose. Reka abantu bihangane bakomere. Nayo ikiza nuko gupfura umukristo ukiri umukristo ni byiza. N'Imana buryo tuba twizeye ko n'Imana yakujyanye mu ijuru utawupurimbutse. Urakoze cyane. Ubuzima ni ubuzima. Mu mateka makeya waba waramumenyeho, ushobora kuba twebwe cyangwa se n'abandi barabikurikiranye mu buhamya, ariko ukaba waragiye amahirwe kumwumva amaso ku yandi abyivugira. Yari umuntu yari umuntu ukijwe, ari umuntu w'Imana ukijwe, avugaga ubutumwa bwiza,
rwose peri pasiteri wemewe yakoraga Imana, ndumva yayoboraga hariya Kimisagara, niho yakoraga Imana, ariko n'ahandi hose ku maradiyo yavugaga ubutumwa, kubaka ingo akazubaka izasenyutse. Mbese yari afite ivugabutumwa ryiza cyane, yari afite intego nziza n'ubwo agiye, ariko ubutumwa asize inahangaha azakomeza akorera Imana, azakomeza akorera Imana nubwo apfuye, ariko ivugabutumwa rye rirasigaye, ubundi azakorera ubundi ivugabutumwa rizakomeza ryamamare ko yakoreraga Imana cyane cyane cyane. Ubu yari afite abantu mu rugo iwe benshi b'abasore bari mu rugo iwe yareraga, yakuye mu muhanda, yareraga yujuje mu rugo rwe, abakoreraho umugisha akorera Imana muri ubwo buryo. Aho watangiriye yumvikane yuko mu muryango nyarwanda bashakanye hari icyo yabafashaga rwose pe, yigishaga akigisha agasana ingo ziri gusenyuka akazubaka. Mbese yakoreraga Imana mu buryo bwose kandi yitangaga rwose, yari umukozi w'Imana, yitangaga mu buryo bwose. Mu gihe gito yari amaze wenda yinjiye mu ivugabutumwa, Imana imukuye mu buzima bubi bwa mayibobo. Tuvuge yuko Imana imukoresheje ibishoboka byose ku nyungu z'abaturage. Yarakoze pe, ngaho mu muhanda hose agenda avuga ubutumwa, ahantu hose akabiyegereza, agafasha abantu, abashyira mu gihe avuye mu mubayibo w'Imana imuteje intambwe. Yarakoze, ntabwo yizirikanye wenyine, yazirikanye n'abandi, azirikana n'umuryango. Mbese yakoreye Imana. Muri make nubwo harimo kurira, ariko none twakishimira ibyo yakoze cyane nubwo harimo kurira, ntabwo twabibura kuko twari tumukeneye. Yari agifite ivugabutumwa, twari tumukunze, ariko Yesu niwe wari umukunze cyane. Yesu burura nawe yari yaramukunze cyane, amukeneye. Yesu ntabwo ajya atwara ibintu bibi, atwara ibyiza, nawe ashaka ibyiza. Twari tukimukeneye, ariko mu gihe amaze ibyo yakoze nuko bizasigara bivuga ubutumwa, n'abazavuka bazumva ubutumwa bwe. Umubyeyi uri mu zabukuru rero, ushingiye kuri Theogene, imyigishirize ye akenshi yajyaga akunda no kwibanda ku rubyiruko cyane, ari abari mu biyobyabwenge n'abandi bari mu ngeso mbi. Yababwiraga ni ukuri. Ishusho ya Theogene ikwiriye kwigisha urubyiruko, ikwiye kwigisha urubyiruko kwirinda bagakizwa, bagakorera Imana, bakava mu byaha. Ariko nanone bikagaragaza yuko ibihe biburimo udakwiye kwiba Imana yakuzahura. Cyane rwose yakuzahura, ntaho Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Harimo ubona nimbajije ni umunsi wa none hari ibyo yakoze, ariko n'ibyo bitarakozwe, kandi babona ngo buryo abantu bavuga ngo hari byinshi Imana yakwiye kumukoresha, ariko ibyo byakorwa n'abasigaye. Rero abato n'abakuru nabo bagomba icyitegerezo murimo kumubonaho, mwabasha gutera intambwe muke kugira ngo munibura mubashe kugerageza. Abakiri bato bagerageza, natwe kandi twagerageza, natwe twagerageza rwose tugakorera Imana, kuko ari igihe, kandi n'igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kwitunganya. Iki gihe tugezemo ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kureka ibyaha. Muri make umuntu wese akareka ibyaha agakurikira Imana ye. Hari abo twaganiye baratubwira ngo Imana irakoze imucyuye, ngo turimo turinjira mu bihe bibi, akagira amahirwe ko yitaye hakiri kare, ibintu bitari byiyongera. Imana iramukunda. Imana niyo ireba, niyo itureberera, kamenye imbere yacu hazaza. Twe ntabwo tuba tuhazi, tuzi iminsi tumaze, ariyo tushigaje ntabwo tuyizi. Pasiteri buri Imana yamukundaga cyane, niyo mpamvu mucyuye, jye kuruhuka. Murakoze cyane.